narose satani yasiritse arekura za ngabo zahatse mu bikanzu n'ibikara bititse ati numva bisi mwubitse uretse ko abasenga batsiritse. Lucifer ati dayimoni ndabatumye mujye mu miryango mu bibiryi baryane bamarane n'ibitogi mubarye roho bahinduka ibigoryi imiryango itari ryane mu rugaryi. Iti muyobye bayobora abayobe n'amadini yuzura ubuyobe bararuka basarire kutuyobe mubateze intambara biyobe. Urimo urumva nyamara utu tugabo turatunesha nitudasenga ngo twihane twicuze. Lucifer ati dayimoni ndabatumye ni mujye mu bantu mubasaze abari bararuka nk'abaroze abagore bibone bakuze biyemera abagabo badakize habeho gupingana bikaze gusuzugurana bikomere inzanga n'inzika ibe kamere ishapura umudari bambure imigi n'inzaratsi bambare amazimwe n'amarozi bandure ishyari no kubeshya birabure. Iti mujye mubahindura n'abaswa muba mwungu ubwenge by'umuzwa muti nagutabara na mutabana kuva indimwe si ibyo kuvugana. Urimo urumva nyamara utu tugabo turatunesha nitudasenga ngo twihane twicuze. Lucifer ati dayimoni ndabatumye iti mujye kurindagiza imbaga bitume basenyuka imbaraga amahoro abure baboroga muranebwa ahubwo turanoga. Iti mujye mu rukundo mu rutobe ubwo gutaha ntibinabe muteze mu mitima ibisebe maze abasenga babimabe ibyumba byabo mu bisibe. Iti mitima y'abami mutere iy'abatambye iterekere mutware n'iy'abatware mubahirika intebe igwa ku rutare batumutwa bare buhanure. Iti mureke umutindi bubatobe amatama bakurwamo umutobe ubutiriganya ubutinganyi bukobe amatako atandikwe bakube niba naboroga babanobe ngo n'amatabaza ahitazima mutere kuba urutare imitima abato batukane bate imitoma batemane baremane n'inguma. Urimo urumva nyamara utu tugabo turatunesha nitudasenga ngo twihane twicuze. Lucifer ati dayimoni ndabatumye ati ibintu byadukomeranye n'igihe cyanadushiranye umwabo bantu bamenye kuba ari bugufi mu bimenye ngo ibyacu byanaduheranye. Bitabiyita intwari bo ku mutwe muba ari bo mwinjira mu mitwe imitima yabo nayo ifatwe bate gahundi barya imitwe babona uko binjira umunyotwe. Itari ko basenga badagaza ku mwete barutwa n'urutaza karakajya kabuto basakuza abo mubakande mubanoza isiraje shire barabogoza. Iti mujye no mubana mubasaze ibiyobyabwenge bibanoze gukura basenga mubabuze kubaha batsembera bakuze bahora bazunguzwa n'umuze. Iti muse nabubatse gereza maze w'intwaro ugerageza gusenga byita mananiza ajya avuma Imana kwitakiza kutanamukunda nk'umuhoza mutuma amadeni bahoraho umugisha ukurwa n'umuruho ndetse n'ibihombo bihoreho maze ibigwara imbikoreho mu bihome bitwe n'umuniho no mu butindi baheremo ngo kubakoresha mbigumemo maze ibyo guhinduka bavamo bagana Imana nyirimpamo bivaho bibibagiranamo. Urimo urumva nyamara utu tugabo turatunesha nitudasenga ngo twihane twicuze. Ngo tubone benshi batugana ikuzimu baze babyigana kubaza uko ubukire babubona urubyaro n'urushako batabona. Ariko ibyitwa nk'impamo ikuzimu nta mugisha ubayo kiretse ibyajya gusa nkawo kuko uje nashaka urubyaro tumuha intanga mu buryo bupfuye ko mu biti. Udusabye umwana umwe muri bo tumuhadagoni nk'umugabo umwana akavukira muri bo ni nayo mpamvu mwene abo batarushya bavamo abagabo baba ari nk'abantu ariko sibo. N'abaza ngo buke bakize ubukire bw'ino ni nk'umuze tubahane inshingano zikaze bagahora ari amahoro abuze batakinahunze uko bimeze. Ingo zikomoka n'ikuzimu bujya buke zameze imivumu twe tunabahuza n'ubuhemu tukanabanywanya n'ubupfumu. Ndabona gusoza biri bube gasize sinasararansiga uboshya bumva mutari bo reka nze negeka ikaramu. Nyuma y'imigambi mbonekaze ya Lucifer n'ingaboze mureke dusenge tudahuze tunasaba Imana duhogoze twese twihane binoze tubone tuneshe. Murakoze niga wa François Gasizi Kasinza.